Philippe yamaze kuvugana na wa munyamategeko, areba telefone ye asanga Shassy yamuhamagaye inshuro 10. Atangira kwibaza ni gute telefone yanjye yagumye muri silencieux. Ahita amuhamagara nawe yanga kumwitaba. Ati "So my love, kuki yagumye kurakara bene aka kabyino?" Ese kuki yarakaye atamenye ibyo nari ndimo? Arongera. Shassy yanga kumwitaba. Ariko ni amakosa yanjye, kuko iyo telefone yanjye itaba muri silencieux banamwohereje message y'uko mpuze. Arongera yewe Shassy yanga kumwitaba. Philippe n'umujinya mwinshi barahagurutsa yikubita ku meza arasohoka. Marie Rose yari ari kwinjira barakubitana. Aba aramutangiriye. Directeur, ubaye iki? Philippe ati ndeka. Marie Rose ati Directeur, banza utuze biragaragara ko utameze neza. Ndabizi ntabwo bigaragara neza kuko ubona ufashwe n'umukozi wawe nk'umuntu w'umuyobozi, ariko mpangayikishijwe n'ubuzima bwawe. Philippe ati ariko nta kibazo mfite pe. Marie Rose ati reka ngire icyo mbisabira. Mwareka tukajya kuri restaurant. Ntabwo mwigeze mujya kurya. Ubwo kandi yabivugaga amuterekera amaso n'impuhwe nyinshi. Philippe ati nta kibazo tugende. Baragenda binjira muri restaurant. Philippe aricara,
Marie-Rose atora isahani ajya kumwarurira, amwarura ifiriti, inyama. Uko yajyaga abyumva ashasa avuga ko umukunzi we akunda ibyo biryo, nawe nibyo yamwaruriye. Asuka n'akarahure ka verrouge aramuzanira. Akihagera Philippe aramwenyura. Ese ni gute wamenye ibyo nkunda? Nawe aramwenyura, atereka amaso ntiyagira icyo yongeraho. Ntibyatinze basubira mu kazi. Marie-Rose aho yicaye akajya yibaza, ariko si ubushazi sindimo kumuhemukira koko? Akongera akigarura, ariko si ubu ninjye udakwiye ibyiza? Hasi akazi ke. Akazi karakomeza, 11:30 karasoza, abakozi barataha. Hari 2:00 z'ijoro Marie-Rose agiye kuryama, yicaye ku buriri, yambaye ikanzu ngufiya y'umweru yararanaga. Afata telefone ye mu ntoki, abanza kwibaza ese muhamagare. Ashyira urutoki mu kanwa, ariko Philippe ni mwiza mana yanjye. Noneho iyo bigeze ku maso ye, umva gahuje babiri karabateranya. Sinashaka ziyahure pe. Abahamagaye nimero ya Philippe, undi nawe aritaba. Oui, Marie-Rose. Marie-Rose avuga nk'uterwa ati mumeze mute? Philippe ati meze neza nta kibazo. Undi ati ndishimye, ndashaka kumenya uko umerewe. Philippe biramushimisha, ati urakoze cyane. Aramubaza ati ariko Marie, hari icyo nshaka kukubaza. Marie-Rose mu kinyabupfura cyinshi ati mwambaza ndabasubiza. Philippe ati kuri inshuti ya Chasi, ntabwo wamenya ikintu yabaye?
Marie Rose arisetsa. Ikintu yabaye. Philippe ati yego. Yitse umutima. Directeur. Mbwiza ukuri. Undi ati yego. Iyo nkurebye mbona umbabaje. Philippe arikanga. Nkubabaje gute se kandi? Marie Rose ati ugomba kwakira ko aho Shassy yaboneye umukunzi ufite akazi muri UN utakiri ku rwego rumwe. Philippe biramuyobera. Shassy umukunzi muri UN. Ndati ko numva ubaye nk'utunguwe se ntabyo wari uzi. Philippe ati none se njyewe ndi iki imbere ye? Marie Rose ati ndabizi se. Philippe ati ntabwo mbyumva. Ukuntu naba narabaye hafi ya Shassy mu gihe atari afite umwitaho none akaba ngenje atya. Muri iyi kaminuza yose arayirangiza none niba nkuze. Marie Rose ati hangane. Bibaho. Uyibihana agaciro. Urukundo wawuze uzaruhabwa n'utari we. Philippe ati Marie. Sinzi ko ndi bubashe kubyakira. Marie Rose atumva. Umva kandi wumvire inama ngiye kukugira. Kuba utarabimenye njyewe nari nzi ko unabizi. Inama nkugiriye mwihorere ntazigera amenya ko hari amakuru na make ubifiteho. Uko buriya umuntu yaguhishe ko akwanga umuhisha kubizi.